ahantu hose wagera ndetse n'ibyo waba urimo byose, ibyo wakora byose cyangwa ubutunzi waba ufite bwose, usanga n'ubundi ugaruka ku mwanya wo kuba uri umuntu umwe mu bakeneye kubahwa, wenda nko muri sosiyete urimo cyangwa aho ubarizwa. Ariko byose bigusaba kugira imyitwarire runaka, hadashingiwe kuri ubwo butunzi wenda waba utunze cyangwa ngo hashingirwe ku gihagararo ufite. Ni gute ushobora kwitwara ndetse ukubahwa muri sosiyete? Nibyo ngira ngo turebere hamwe. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Mamasi. Ikaze. Niba uri umuntu ushaka kubahwa, gerageza ugire isuku ku mubiri wawe, ndetse rwose aho ukorera habe ari ahantu hasa neza, kandi ugerageze kwambara neza. Kenshi usanga abantu batita ku myambarire bambara wenda nko mu gihe bagiye ahandi, ariko ugomba kumenya uti mbese iyo ndi njyenyine mba nambaye nte? Kandi se niko ngomba kwambara mu gihe ngiye mu bandi bantu benshi wenda runaka? Tekereza wumve neza ko kwambara neza cyangwa kugira isuku ku mubiri wawe ari ibintu bimwe bizatuma wubahwa. Uri wasura umuntu nk'ahantu ugasanga ahantu ari hasa neza, iyo uhageze hari ahantu uritwararika cyane. Icya kabiri wakora kugira ngo wubahwe, gerageza kuba umutsinzi. Ibyo ukora byose ushobora kuba watsinzwe, ariko kuba watsinzwe rimwe ibyo ngibyo ntabwo bisobanuye ko uri umuswa cyangwa wenda bitazashoboka. Gerageza, kuko iryo ni isomo rya mbere wize ryo kukugeza ku ntsinzi, kuko intsinzi irikunda. Hari igihe bisaba ko utsindwa inshuro nyinshi ndetse bikarangira ugeze ku ntsinzi. Gusa gukomeza guhatiriza gutyo kandi ukihanganira gutsindwa ni bimwe mu bizatuma ugera kuri iyo ntsinzi yawe ushaka, kubera ko intsinzwi nyinshi ziteranyijwe hamwe zivamo intsinzi. Cya gatatu, reka gutanga ibisobanuro ku mwanzuro wafashe ndetse wawutekerejeho. Hari igihe ushobora gufata umwanzuro ndetse ukumva ntabwo uri guhuza n'abandi bantu runaka wenda bakugaragiye, hanyuma nawe ntukwiye guhita ufata ngo wishyire hasi cyangwa uteshe agaciro umwanzuro wari wafashwe, kuko ahangaha uzahita ufatwa nk'umuntu w'impubutsi kandi kw'ibyo ukora byose uba utabitekerejeho. Hanyuma nibwo bazahita batangira gufata umwanya bo ubwabo bakagutekerereza nyine nk'abantu bakurusha amahirwe. Gerageza igitekerezo cyawe ugishyigikire, kuko abantu benshi ntago baba babasha gusobanukirwa ibyo wakoze mu gihe na kimwe babona ko nawe ubwawe utabyizeye. Kane, niba hari ahantu uherereye wenda uri nko mu nama bakagusaba kugira ikiganiro utanga cyangwa ubwira abandi bantu, ahangaha ugomba kwitwararika ukavuga amagambo watekerejeho, ndetse ntiwibande mu gusesengura ikintu kimwe wenda ngo umare amasaha n'amasaha aricyo ugisesengura. Zirikana ko ugomba gukoresha amagambo meza, kandi niba ari ikinyarwanda wishyizemo gukoresha nicyo kandi were kukigoreka, wenda ngo ushyiremo imvugo nyandagazi zitandukanye nka man, bro, baby, umurezi ndetse n'ibindi bitandukanye. Gerageza kuvuga ijambo uko riri kandi unarivuge wifitiye confidence. Gatanu, hari igihe wari waba urimo kuganira n'umuntu wajya kubona ukabona afashe izuru rye hanyuma yarangiza agapfuna. Ibi ngibi bihita bigutera iseseme ndetse ugatangira gutekereza ati kandi ibi ngibi arimo ni ibiki, wenda ugatangira kumwibazaho ibintu bitari ngombwa. Niba urimo uganira n'abandi bantu cyangwa uri mu bandi, reka kwikora mu myanya imwe itemerewe gukorwamo, wenda nk'amazuru, mu kibuno, ukwaha ndetse n'ahandi hatandukanye, wenda nko mu matwi n'ahandi hose ushobora gusanga bitari ngombwa yuko uhakora. Kenshi ibi ngibi nubikora abantu benshi ibyo bagutekerezagaho bizahinduka, hanyuma batangire kukwibazaho wowe ubwawe, batangire kukwibaza ati mbese warezwe nande kandi warerewe hehe? Ibi ngibi rero ntabwo bigukwiriye mu gihe ushaka icyubahiro. Rwose gerageza ube uri soft kandi umeze neza, ugaragara ko uri umuntu wiyubashye. Gatandatu, gerageza ugire amahame ugenderaho kandi nawe ubwawe uyubahe.
Ibi ngibi kuba ufite amahame ugenderaho ntibisobanuye ko wenda ugomba kuba muri sosiyete nta muntu n'umwe mwumvikana. Ugomba gushyiraho amahame akugenga kandi ukayubaha, ndetse kuyubaha kwawe ni ukugaragaza ko uyagenderaho nyine. Hari igihe nk'umuntu akubwira ati ntabwo nywa inzoga, hanyuma wenda ukamwongoshyeshya cyangwa se bakagushukashuka bikarangira usomyeho gake. Ahangaha ihame ryawe uzaba urishujuguye. Bazatangira bavuga bati mbese ko runaka yavuze ko atanywa inzoga, ko namuhaye akayinywa, icyubahiro cyawe ahangaha kizahatakarira. Gerageza amahame yawe uyarinde. Ndabizi neza ko hari benshi muzahura bahuje amahame, ariko ibi ngibi rwose n'ubundi nta hantu ushobora kuzabibona ngo umuntu muhuze amahame yose guhera kuri 1 kugeza ku 9. Hari abo mutazahuza rwose, kandi ibyo ugomba kubimenya no kubyumva. 7, ntukajye uganyira abantu ibibazo byawe byose. Wenda niba hari banki igiye guteza iwawe, cyangwa wenda ari n'ibindi bibazo bitandukanye wenda muri situwasiyo runaka, ntabwo ukwiye gufata umwanya wawe ngo nurangiza utekerereze abantu ibibazo byose uba ufite, kuko umwanya wabibatekerereje ntabwo bahita bakubona muri ya shusho bakubonagamo, ahubwo batangira kukubona mu ishusho ya bya bibazo byawe nyine, hanyuma bakagufata ko uri umuntu wagowe ndetse udashoboye. Hanyuma rwose biceceke, kuko abantu bose ubibona bagenda mu nzira ndetse bakomeye, yemwe mu buzima bwabo ukabona bameze neza ukanabubaha, baramutse baje bakakubwira ibibazo byabo, wahita utakaza 90% y'icyubahiro cyose wabaherezaga. 8, ntabwo ukwiriye kujya ahantu hose ubonye, cyangwa wenda ngo niba umuntu akubwira ati waza tukaguhereza ibiryo uze wiruka ngo ufungure ibyabo byose, mu gihe nabo ubwabo ubona bafite amakenga yo gufungura ibiryo byawe. Kubera ko ahangaha ntabwo bizatangira bifatwa nk'aho wenda wabubashye kugira ngo uze kurya kubera ko babikubwiye, ahubwo bazatangira bavuga bati uyu muntu nyamara ni umunyenda nini, kandi ibyo bazagutekerezaho uko byagenda kose si ibintu byiza. Gabanya kugenda ujya mu kavuyo, kandi ngo ibintu byose mu kanya wenda umaze kurya ji, mu kanya barongeye bakuzanira inzoga nazo uranyweye, hanyuma bakuzanira inyama nazo urariye, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gerageza ugire limit cyangwa aho ugarukiriza, kandi uvuge ko nta kindi kintu ushaka. Hanyuma ahangaha icyo bizagufasha kongera icyubahiro cyawe. 9, ntukajye wiriruzwa no gusebya abandi, uhore ubavuga nabi, cyangwa se wenda ngo ahantu hawe wicaye urangwe no gusebanya no kuvuga amagambo adahesha abandi bagenzi bawe icyubahiro. Gerageza wubahe abandi, kuko iyo wubashye abandi nabo kenshi usanga bikugarukira nawe ugasanga wubashywe. 10, niba ugiye kuvuga ijambo runaka, gerageza ubanze utekereze kandi ukubite mu nguni enye zose, urebe niba iryo jambo nta muntu n'umwe rishobora gukomeretsa, cyangwa se wenda ndabyumva hari igihe bibaye ngombwa ko uvuga ijambo riri gukomeretse abantu, cyangwa se wenda rigatuma bishima, ariko gerageza were kuzavuga ikinyoma gishimishije abantu ngo hanyuma utwikire ukuri gushobora kubabaza abantu. Niba ari ukuri gushobora kubabaza abantu, kubabwire, ndetse ubwabo nyuma yaho bazisesengurira kandi bazasanga ko ari ukuri. Ntabwo bigukwiriye rero kwirwa ubeshya abandi cyangwa uvuga n'ibintu bitandukanye ariko nawe ubizi neza ko atari ukuri. Mbere y'uko uvuga rero banza utekereze uti kandi ibi ngibi ni ngombwa yuko mbivuga. Nusanga ibyo ngibyo atari ngombwa, banza nanone ukarage ururimi rwawe inshuro nyinshi kugira ngo umenye agaciro k'ijambo ugiye kuvuga, kandi rwose utekereze mbere y'uko uvuga aho kugira ngo uvuge mbere yo gutekereza. 10, jya wubaha igihe cyawe. Ushobora kuba wavuganye n'umuntu runaka ko mushobora guhurira ahantu saa 3 cyangwa wenda saa 4. Gerageza isaha yawe uyubahirize, hanyuma were kugendera kuri bya bindi bavuga ngo abanyarwanda bica igihe bakarenzaho isaha. Ibyo ngibyo ntabwo ari wowe ukwiye kubibarizwamo, ahubwo gerageza niba mwavuganye isaha uyihagerere nyine nk'uko mwabivuganye, cyangwa wenda bigushobokeye uhagere mbere yaho. Ahangaha uzatangira kubaha kandi
ufatwe nk'umuntu ufite amahame agenderaho kandi nawe yubaha. 12. Amafaranga yawe ntabwo ugomba kuyatanga ndetse ngo uyatange mu bintu bidafite agaciro cyangwa ahantu ubona bitagufitiye inyungu. Ahubwo niba wenda hari umuntu uribona ko ari ngombwa yuko uyamuhereza, yamuhereze mu bufasha kandi umukorere ibintu abandi bose ubona batinye cyangwa se batakora. Hanyuma ugerageze ufashe abandi mu gihe bababaye. Ahangaha si ukubahwa gusa, ahubwo nawe uzaba ukorera umugisha mu buryo budasanzwe. 13. Ntukajye ureba umuntu mukuru mu maso mu gihe arimo akubwira ikintu runaka, kabone niyo yaba atari mukuru. Kandi umuntu wese muri kuganira ntugomba kumureba mu maso ngo umuhange amaso ndetse umukanurire, kuko hari igihe nawe ajya atekereza ndetse akayoba ku magambo yari arimo avuga. Kuko kumureba mu maso ibi ntibisobanuye ko umwitayeho, ahubwo bivuga ko ufite agasuzuguro ndetse gakabije. Tekereza wenda nk'igihe uhagaze ahantu ukabona abantu bari kukwitegereza hanyuma nawe ukabareba. Ese urumva ibyo ari ibintu bizagaragara neza? Oya rwose, habe na busa. Niba wabikoraga rero gerageza ubigabanye rwose niba ushaka kubahwa. 14. Gerageza utange kurusha uko wakira, kuko umunsi utanga nibwo ikiganza cyawe kiba kiri hejuru, hanyuma icyakira kikaza hasi. Ese biriya byo nta somo ubikuramo? Gerageza niba ari wowe utanga kenshi kandi ibyo ngibyo ntukabyicuze, aho kugira ngo wakire byinshi. Icyo bisobanuye ni uko uriya muntu wafashe umwanya we agatanga yari afite n'ibindi byinshi, ariko uriya wakiriye bigaragara ko ari we ufite bikeya. Ese aho ngaho ho si ushobora kuhigira isomo ndetse rizagufasha mu buzima? 15. Gerageza uvuge ibyo ubajijwe. Ipfa kuvuga rwose. Niba hari icyo ubajijwe ukaba urangije kugisobanura, wigira andi magambo urenzaho kabone niyo yaba yakiriwe nabi muri sosiyete cyangwa wenda neza. Aho ngaho hita uceceka ndetse utegereze ko bongera kukubaza, hanyuma nanone usubize kandi wirinde kugaragaza ibimenyetso bishobora kugaragaza ko wasuzuguye ibiganiro birimo gutangirwa aho hantu. 16. Gerageza kugabanya kugendana n'abantu uzi neza ko muri sosiyete batubashywe. Wenda ushobora kuba ufite nk'inshuti yawe ari indaya cyangwa se ufite inshuti yawe y'umujura. Ahangaha ntabwo ukwiriye kugendana nayo uko ubonye kose, kubera ko umunsi uzagendana nayo usanga abantu benshi bakurebera mu ndorerwamo y'abantu mwirirwana cyangwa se muba muri kumwe inshuro nyinshi. Niba rero udashaka kugaragara nk'abo ngabo rwose, irinde kugendana n'abo bantu bashobora gutuma utubahwa muri sosiyete, ndetse ugerageze usange ba bantu nyine usanga biyubashye ndetse bafite amahame bagenderaho nk'ayawe, cyangwa se nabo ubwabo bafite uburyo babayeho atari ukugenda babaho mu kajagari ndetse no mu buryo babonetse bwose. Aba bantu icy'ingenzi, gerageza rwose niyo mwavugana muvugane gakeya kandi ntabwo ujye ubacyaha, kugira ngo ingeso zabo bazireke cyangwa se bazigabanye, kandi byose n'ubundi basingira kubireka. Niba babyanze ugomba gutandukana nabo, yemwe ubucuti bwawe nabo bugahita burangirira aho ngaho, kuko aba si abantu bo gukomeza kuba muri kumwe. 17. Ntukwiye kujya ugaragara nk'umwana mwiza buri gihe. Ugomba kugaragaza ko nawe ushobora kuba wababara kandi uri umuntu, nk'uko amarangamutima ya kimuntu agomba kugaragara. Hari igihe usanga umuntu yigeze mwiza ahantu hose, ndetse wenda no mu bintu bidasekeje ugasanga ari guseka cyangwa ari gutondeka ibintu byose ku ruhande kugira ngo agaragare neza. Ntukwiye kugaragara nk'umwana mwiza buri gihe, kuko ahangaha bizafata nk'aho uri kwishushanya kandi ko ibyo uri gukora mu by'ukuri utabyerejejeho umutima. Icyo bigusaba rero ni ukugira ngo utuze kandi umenye ko mu by'ukuri ugomba kugaragaza ko nawe wababara, utitaye ku zindi mpamvu zose runaka zishobora kuva muri ibyo bintu. 18 ari nayo tugiye gusorezaho. Ndagira ngo nkubwire ko niba uri umuntu ushaka kubahwa kandi ntihakagire umuntu ugusenya cyangwa se uguserereza cyangwa agusebya bitewe n'icyo ari cyo, uko yaba ahagaze kose, wikwirwa useka kandi neza uzi ko babaye. Gerageza umubwire kandi umuhe umwitangirizwa ndetse n'agasopo, umubwire ko aba agomba kumenyera wowe utarimo.
kandi ko utari mugenzi we. Ndetse ahangaha kwihagararaho gutya ntabwo bivuze kwikandamiza cyangwa se kwigira uwo utari we, ahubwo bisobanurira abantu wowe wa nyawe ndetse akabona ko mu agomba kumenyera utarimo. Mwibutse gukanda subscribe niba wageze kuri iyi channel, ni umugisha cyane kandi nizeye ko hari byinshi ugiye guhindura mu buryo wabagaho kugira ngo ubashe kubaho neza mu buryo bwuzuye. Ibisanzwe njye mwari kumwe nitwa Thomas. Bye, mugire ibihe byiza.